muri ayo maraso hajemo indirimbo y'urukundo. Muri iyo ndirimbo numva ijwi rya Yesu ambwira yuko ankunda. Nzahora ndirimba indirimbo y'urukundo, urukundo rwa Yesu rutagira akagero. Nzahora ndirimba indirimbo y'urukundo, urukundo rwa Yesu rutagira akagero. Ngeze ku iriba ndatuje, nyiri iryo riba n'umugwaneza, ikiganza kiwe kijojoba ineza, ukinkozeho mwami mpereko mpembuke. Ngo ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano. Elohim ni Imana itangaje, ibasha gukora ibihambaye. Elohim ni Imana ikomeye, niwe buzima, niwe mbaraga, turagendana umunsi ku wundi. Elohim ni Imana ikomeye. Uwiteka Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, Mana y'urukundo, Mana ishoboye byose, Mana nziza, Mana yera, Mana yahozeho, Mana iriho kandi Mana izahoraho. Ndagushimiye cyane nkuzamura icyubahiro, urera kandi urakiranuka, uri Mana nziza, uri Mana yo gukundwa, uri Mana yo kubahwa, uri Mana yo gupfukamirwa. Reka abari mu isi yose duce bugufi kubw'icyubahiro cyawe, reka imitima yose ice bugufi kubwawe no kubw'icyubahiro cyawe no kubwo gukomera kwawe. Ndagushimiye cyane kubw'isaha nziza y'agaciro, isaha y'umugisha, isaha yo
kongera gusubiramo ibyanditswe, isaha yo kongera kuza ku byo waduhaye, isaha yo kongera gufata ijambo ryawe ngo ritubere inkota, isaha yo kongera kumva ibyiza bikuriho biri ku mutima, isaha yo kongera kutwibutsa urukundo dukunda, isaha yo kutwongera kuduhabura, kutubwira ngo mwongere mukebuke, mwongere murebe. Ndayigushimiye cyane, ndagushimiye Yesu, ngushimiye kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha urangiye amahoro, kandi vraiment ntacyo ngushinja, kandi ngushimiriye n'abantu bose bazakurikira kino kiganiro. Reka Data mwiza, iri jambo rizabagere ku mitima, kandi rizabagere ku mutima, ribabature, ribahe guhinduka, kandi Mwami Yesu bizaba impamvu ikomeye kugira ngo Umwuka Wera aganze imitima yabo. Nicyo mbasabiye, kandi ntago nareka kuvuga ngo Uwiteka Nyiringabo, iri jambo ngiye kuvuga rizabe umuti ubohora ababoshye, rizabe umuti ubohora abari mu byaha hirya no hino, rizabe umuti ukiza abarwayi, rizabe umuti w'abazaryumva bose, kandi rizabagirira umumaro. Ntirizabe nka ya mbuto yatewe ku kara cyangwa mu mahwa, ahubwo rizabe nka ya mbuto yateye mu butaka bwiza. Nibyo nsaba kandi nibyo nifuza, kandi Mwami Yesu, gusenga ni ukwanjye, imirimo ni iyawe, kandi nzi neza ko nta sengesho ry'ubusa ribaho. Ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwongeye kwirirwa neza. Uwiteka Nyiringabo abahire, Uwiteka Nyiringabo abahe umugisha, Uwiteka Nyiringabo abiteho muri byose, aho mumuhamagaye abitabe, ahaze kwifuza kwanyu. Hari ubwo ibibazo usanga byarabaye akarande, umuntu akibaza ngo se bizagenda bite, ariko ndagira ngo mbibutse, muzi mu Kinyarwanda ikintu bita urusyo, rumwe basyaho ifu n'akantu kameze nk'akabuye. Ruriya rusyo uramutse urukubise inyundo, ugakomeza ugakubita, inyuma ntabwo ubona ko rumeneka, ariko imbere rurameneka. Nuvuga ngo igihe kiragera rugasanduka. Ni kumwe n'isengesho, dusengera ikintu cyabaye akarande, gusa Imana dushoboza tugira imitima yo kwihangana no gukomeza kugira ngo tugere aho tugomba kugera. Iyi si ni urugendo, iyi si ni urugendo, harimo imibabaro myinshi. Ni ukomeza kugira umutima wihangana, tugakomeza tugasenga, kandi nta gucika intege. Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba, nuko yari azi ko dusibye hari ikibazo tugira. Hari nubwo tuba tudasenga, sinakubeshya, n'abantu baba badasenga ubuzima bwabo bwose, atumva ibyo ari byo, gusa ariko Imana ni inyemuntu. Kristo ajya kumusaraba, agere kumusaraba abantu bose, nabo babaho badasenga, Imana irabakunda, ihora ivuga ngo ndabizi bazaza, ihora ibategereje. So ndabashimiye rero cyane, kandi ndabakunda. Uwiteka Nyiringabo akomeza abahe umugisha, akomeza abahire. Nifuza ngo nohereze ijambo kuri buri muntu wese uzumva iyi nyigisho, ijambo ry'ihumure, ijambo ry'imbaraga, ngo rigere mu mitima yanyu, kandi rigende ribabature, ribabohore ku ngoyi zose zibaboshye. Ndabashimiye. Uyu munsi rero naje kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo, riba muri Matayo igice cya 5, Matayo igice cya 5, ku titre iravuga ngo Yesu ntiyazanywe, sinzi niba muri kunyumva, ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Muranyumva? Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Ni koko Yesu yatugiriye neza, ajya ku musaraba, arabambwa, ajya ikuzimu, arazuka, aratwitangira, aba igitambo. Nuko arangira avuga ngo kuko abamwizeye bose yabahaye ubuntu bwo kuba abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari ku bushake bw'umubiri, ngo ahubwo ni ku bushake bw'umwuka. Twabaye abana b'Imana mu mwuka wacu turera, mu mwuka wacu dusa neza, mu mwuka wacu niho dusa n'Imana. Aho ngaho niho Imana ibona ko dusa nayo, ni naho natwe tubona ko dusa n'Imana, niho duhuje umubiri na Kristo. Nicyo gitambo Kristo yatanze kugira ngo duse n'Imana, tube abana b'Imana. Ariko Pawulo atangira kwandika amabaruwa ye, yakomeje kuduhugura, atubwira ati ariko mwirinde ibi. Niyo mpamvu n'ino titre ivuga ngo rega Umwami Yesu ntago yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Aravuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko, Bibiliya iravuga ngo yazanywe no kuyakomeza.
ntuza Pawulo aravuga ngo mbabaza umubiri wanjye nkukoresha uburetwa ngo hari ntagaragara ko ntemewe. Mu mwuka waremewe, ariko inyuma arwana na za karande, arwana n'icyaha. Aravuga ngo nshaka gukora icyiza ngo ariko ikibi kikantanga imbere. Bivuga ngo umuntu turakizwa, ariko ugasanga turimo turarwana na karande. Uriya muririmbyi yaravuze ngo kure iyo navukiye, ngo navutse ba data ari abacakara, ngo umwami wabo yari umwami w'igitugu. Ni ukuvuga ngo yongeye kuvuka bundi bushya. Ni ukuvuga ngo kuvuka bundi bushya ni ugusa n'Imana mu mwuka wacu. So rero turwana n'izi karande, z'ahantu twavuye, turarwana n'uyu mubiri wakorewe muri iki gitaka cy'iyi si, turwana mbese na kamere. Mu kurwana na kamere rero ni ukugira ngo umuntu wacu w'imbere abashe gusa n'umuntu wacu w'inyuma. Ngo Imana yarebye Enoke ngo ibone ubwiza afite, ngo iravuga ngo uyu muntu azandurira muri iyi si, imutwara atabanje no gupfa. So rero birashoboka ko uyu mubiri wacu udutsikamira. Nkunda kuvuga filime y'Umugenzi, nuko hari ahantu nabonye ijya kurangira, mbona abantu bari mu kibaya bakiriye agakiza, ariko amaganya y'iyi si, ibibakurura bibatsikamiye, bikaba byarabatwaye, bikababera, bigatuma badakomeza urugendo kandi barakiriye agakiza. Noneho rero mwibuke ko Imana ivuga ngo mubabera nk'uko nanjye nera, muhore mwezwa. So rero iyi titre yanjye nabazaniye hano, Kristo avuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Kuri hari 5:21 aratangiye ngo ntukice. Ni ukuvuga ngo arangije aravuga ngo mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ngo ariko njyeweho mwami w'abami, kuko Imana yahaye Mose aya mategeko, yari amategeko y'Imana. Noneho Kristo agarutse aje kuyakomeza, aravuga ngo ariko njyeweho ngo ndababwira yuko umuntu wese urakarira umwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe, wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza. Hano Yesu aravuga ngo ngenda ababwiraho, njyeweho ndababwira. Ni nkaho yavuga ati ngenda bikomeza. Inkuru nziza ni uko agakiza twakiriye k'ubuntu, amategeko ngo yanditswe mu mitima yacu. Mu Baheburayo 10:16 aravuga ngo yanditswe mu mitima yacu. Noneho hari n'ahandi Pawulo avuga mu Bakorinto ba 2:3 kumanuka, aravuga ngo ibyo tubabwira ntabwo ari inyuguti, ngo ahubwo nibyo twanditse mu mitima yacu. Nuvuga ngo ibyo tuvuga, aya mategeko yavuye kuba amategeko aza kwandikwa mu mitima yacu. Icyo dukora ni ukumva ijambo rikaduhindura icyo dukora. Ariko Kristo yanavuze ngo ntukice, ngo nunatuka umuntu ngo wagicucuwe umwishe. Mbese urwango rwose tuba dufite rutandukanye. Swati umuntu mwabonye ko muri no minsi abantu bafite kutumvikana, niba ari ukubera ubuzima bwakomeye, harimo uburyarya, harimo kubeshya, harimo urwangano, harimo amarozi. Ni ukuvuga ngo byose ni ukwica. Umuntu wese uri mugenzi we akumva ntamwifurije icyiza, deja aba yamwishe. Ni nk'aho avuze ati yaba yavuga kuri iyi si atarambangamiye. Ibyo byose twese duhura nabyo. Nta muntu uri ugize, murabizi abantu amakimbirane bafite, imiryango, inshuti, amatiku, ibyo byose ni urwango. None Yesu aravuga ati ntukice, ati nureba mugenzi we. Arangije hasi aranavuga ngo nujya gutura ituro, ibyo byo tubikora buri munsi. Ngaho namwe murebe mu nsengero dusengeramo, iyo igihe cyo gutura kigeze, tujya gutura twirukanka tutabanje no gutekereza ngo ese hari uwo dufitanye nawe urubanza. Nekwasi ikomeye gusubira inyuma ukajya. Njyari n'igihe ntekereza ko abanzi baba ari benshi umuntu atana bavamo, ariko dusenge ubwami Yesu Kristo adushoboze tute kuba bicanyi. Nubwo tutagenda ngo dufate icyuma twica abantu, tute kuba bicanyi. Mu ntangiro bavuga ukuntu uriya Gahini y'Ishabeli, ariko ngo amaraso ye
yamugendaga ku gahanga. ni ukuvuga ngo iyo wishe umuntu mu mutima wawe uba umufiteho urubanza. nawe urebe mu mutima wawe abantu ufitemo ubaririzinge, ubababarire. abakubabaje ujye uvuga uti, tuvuge niba hari nk'umuntu witwa Kalisa, umuvuga uti Kalisa ndakubabariye mu izina rya Yesu Kristo. uvuga uti Uwera ndamubabarire, Aline ndamubabariye, ubarizizinge. uvuga uti nakira imbabazi mu mutima wanjye, Kristo nshoboza kubabarira aba bantu. noneho ku gice cya 22 biravuga ngo ntugasambane, niko yavuze ngo ntugasambane. noneho Abakorinto ba mbere 7:18 ho haravuga ngo muzibukire gusambana. Abakorinto ba mbere 2:18 ngo kuko amategeko ngo muzibukire gusambana, ngo ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri. ofete ngewe ukuntu mbyumva, Imana ijya kure mu muntu yaravuze ngo babiri bahure babumwe, sibyo? ngo babiri bahure babumwe. ngaho nawe urebe uhuye n'umuntu ejo ugahura n'undi, ejo ugahura n'undi, ejo ugahura n'undi, ubaye umwe n'abantu benshi, ubaye umwe n'imyuka. ni ukuvuga ngo kuba umwe hano Imana yashaka kuvuga ni uko umwe mu mwuka. ntabwo imibiri imwe imibiri ntishaka kuba imwe. ariko nigeze mbona abantu ngo bamaranye imyaka myinshi bagitangira gusa. ngaho tekereza mu mwuka baba barabaye umwe. umwe yagize ikibazo ndahita byumva, baba barabaye umwe, abantu babaye umwe. noneho umuntu ubaye umwe n'abantu benshi ni ukuvuga ngo abafite isi y'umwuka abamo nyinshi. tuvuga ushaka uryamanye n'umuntu iwabo bararoga, ufashe spirit yo kuroga, iwabo barica urayifashe, iwabo ntibashaka ikarandi bikugiyeho. ni ukuvuga ngo ni icyaha gikorerwa mu mubiri. noneho hano harakomeza havuga ngo kandi tujye twibuka ko ngo imibiri yacu ari insengero za Kristo, niho ubwami bw'Imana butuye, niho ubwami bw'Imana butuye. ni ukuvuga ngo ikibi cyose gikorewemo, ni ukuvuga ngo gikorewe mu mubiri cyanduza umubiri. ni ukuvuga ngo ni ibintu byanduza umubiri kandi bizana icyangiro. ugasanga umuntu yibaza impamvu abantu bamwanga, naho ni ukubera imyuka yose imwuzuyeho yagiye abumwe nayo. ubwami bukurura, bumwe bukurura ubundi bukurura ubundi bukurura. ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bintu usanga bavuga ngo iyo umuntu yaryamanye n'abantu batandukanye agira abagabo b'ijoro. handi usanga umuntu yikinisha. ntabwo umuntu ashaka kwikinisha ari wenyine, aba ari kumwe n'indi spirit yatwaye ubuzima bwe. uwo ni umugabo w'ijoro kuko ntagaragara. mu cyongereza bavuga ngo spiritual husband na spiritual wife, ni umuntu w'ijoro utagaragara. noneho iki cyaha rero iyo ukihanye ukumva kikuvuyemo, usaba na deliverance. ni icyaha gikorerwa mu mubiri. ni ukuvuga ngo mukizibukire. mu Bakorinto ba mbere 7:18 muzasoma bavuga ngo muzibukire gusambana kuko ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri. ngo kandi mwibuke ko muri insengero za Kristo. Matayo 5:27 Yesu yaravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ngo ariko n'uwifuza. Kristo urumva ko yabikomeje cyane. mbere ho bavuga ntugasambane, ngo ariko n'uwifuza abasambanye, wifuje umugore wundi abasambanye. noneho kuri 30 ho haravuga ngo ntukahukane, ngo kandi ngo byaravuzwe ngo uzasenda umugore atamujijije ubusambanyi azaba asambanye. ni ukuvuga ngo mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 2 avuga ngo kuko ngo abantu babiri ngo mbese bene data muzi amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? kuri karavuga ngo nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko ibyo umugabo we amaze gupfa umugore abahambuwe. ariko amategeko urumva kandi turi mu isezerano rishya, ariko yaravuze ngo ntimuzi ko amategeko ahambira umugabo n'umugore bakiriho. urumva noneho hano Bibiliya avuga ngo ntukahukane. ubwo urabona ibibazo byaravutse, za divorce zirahari, gutandukana n'iki, ariko Bibiliya tubwira ngo ntukahukane. Imana yo mu ijuru idushoboza tubashe kubikora nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, nk'uko Kristo yasize abitubwiye. biragoye biragoye, harimo ibibazo byinshi, imibabaro myinshi, ariko mureke dushobozwe kugendera mu ijambo nk'uko bikwiriye. tubisengere. buriya abantu babiri babana, umwe yahemukira undi
ntazatekereze ko ari guhemukira undi, ahubwo aba yihemukire, kuko urwo rugo mwese muba muri abazi ko agiye gusenyera mugenzi, ariko nawe aba yisenyeye. Erega ibintu byanditswe muri iki gitabo iyo tutabyubahirije bitubera umuvumo. Ikindi kandi bigeze batwigisha muri teoloji batubwira ngo isezerano uhaye mugenzi wawe iryo ari ryo ryose rimara imyaka 7 rikiri mu kirere ritegereje gusohozwa. Niyo mpamvu ubona ibibazo byabaye byinshi, abantu batanze amapromese menshi batigeze bonora, batigeze bagira. Umuntu atanga promese ntanatekereze ngo uyu muntu mpaye promese ayifashe mu mutima we. Hari n'igihe umuntu aguha promese ukavuga uti arayimpayerekanye, kuko uzi ko nta bubi bukubamo, cyangwa kuko uzi ko utazi kuryarya, ukavuga uti ubwo bimbwiye buriya nibyo, kandi nibyo abwira abantu batandukanye. So umuntu rero nashikame ku isezerano yahaye uwo babana, kugira ngo atagirwaho n'urubanza. Ni ibintu bizana umuvumo, nta mahoro bitanga pe. Ni ibintu usanga ari ubuzima bw'igice butuzuye. N'ubuzima bw'igice butuzuye. Noneho ahandi arongera aravuga ku gice cya 5:37 aravuga ngo ntukarahire Imana ngo yaravuze ngo kandi mwumvise ko abakera bababwiye ngo ntukarahire ibinyoma, ngo ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo yagize wayirahiye. Hasi kuri 37 bavuga ngo ahubwo ijambo ryanyu ribe ye cyangwa oya, ngo ibirenze kuri ibyo bituruka ku mubi. Ubundi nicyo cyitwa ukwera kw'Imana. Imana igira ukuri. Nuvuga ngo niba ikintu Imana ibona ko ari cyo nicyo, iyo kitari cyo ntabwo ari cyo. Natwe nuko niko tugomba kubaho. Niba hari ikintu utemera, precise uvuge ko utacyemera, ariko niba ucyemera uracyemera. Ibi by'uburyarya umuntu aza ukamurerega tugenda uzagaruke ejo, ubizi neza mu mutima wawe ko ari no, udashaka no kumukorera ikintu. Yego yanyu ibe yego, na oya yanyu ibe oya. Urumva? Noneho aravuga ngo ntukarahire ibinyoma, ntukarahire izina ry'Imana. Muri Mubare 19:12 haravuga ngo ntukarahire izina ry'Imana, agashyiraho point avuga ngo nduwiteka. Ni Imana yabyivugiye ngo nduwiteka. ngo ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Kera niko bajyaga batwisha muri gatisimu ngo ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Ariko nibyo, izina ry'Imana ni ryo kubahwa, ntabwo ari izina ryo kwirirwa umuntu avuga uko yiboneye kose. Aka kajambo karanyisha ariko ndagashaka. 18 19:12 havuga ngo amaso yanjye ubanza atareba neza, ngo ntimukarahire ibinyoma mu izina ryanjye, ngo bigatuma musuzuguza izina ry'Imana yanyu, ngo nduwiteka. Nuvuga ngo niko Imana yivugiye ngo nduwiteka, ntimukandahire. Kera twavuga ngo ni izina ry'Imana ngo niki, ariko umuntu uramubwiye uti vraiment nibyo, ndumva ntari bubikore, muhakanire cyangwa umwemerere. Tugira ukuri mu mitima yacu, twe kubindyarya. Njya numva abantu benshi bavuga ngo abanyarwanda ni ryarya, ariko ngiye simbishyigikira. Ntabwo turi indyarya. Niba mubona ko turi indyarya, ni usaba Imana iduhe kuba abantu bazima. Dusengere, tujye dukunda gusengera igihugu cyacu kugira ngo tugishyireho imivumo. Ngo dore ngo Mana ngo abanyarwanda n'abari hanze ruvuga ngo abanyarwanda ese ni iki bakora kugira ngo u Rwanda rumere neza, aho kugira ngo rube nkuko ubu ruteje amahanga.
Nigeze mbabwira nti ntago umubyeyi wawe wamubona yambaye ubusa hanze ngo ugende uvuge ngo ngo dore uko bimeze, ahubwo ufata umwambaro ukamufubika ukamuhishira. Nicyo twe dukwiye gukorera n'abanyarwanda bene wacu. Ngo ni indyarya byo bari kubakompara n'abarundi. No, ntago turi indyarya. Imana yo mu ijuru niba tunabifite ibidukize dukuremo uburyarya, kuko umuntu uryarya, buriya umuntu ukuryarya ntazatekereze ko ari wowe waryarya, aba yiryarya ahubwo aba yibeshya. Ya, kuko icyiza ntikishobora kubyara ikiza, ikibi ntigishobora kubyara ikibi n'umunsi n'umwe. Araguhemukira akakubabaza muri iyi minota, ariko iyo mbuto abateye izakura umunsi umwe nawe ikamugarukira. Ni imbuto ababibye. So aho ngaho turaharangije ngo nimukarahire izina ry'Imana mu binyoma. Twubahe Imana. Kano kanya ufite audience kwa perezida, wambara neza ukitunganya ukajyayo, kandi ukabuza amagambo uri buvuge ayo bakubajije. Ntabyo kugenda uvuga ibyo wiboneye. N'Imana rero tujye dukurira isura ya perezida mbere yo gutekereza ku Mana. Tuvuge ngo ese ndi imbere ya perezida nakwitwara gute? Memu n'imbere y'abasirikare basanzwe turabubaha, n'aba mudugudu turabubaha. Kuki Imana yo tutayicira bugufi? Hari mu barebe baravuga ngo ndi Uwiteka, niko yakoresheje iryo jambo. Noneho tugeze ku gikurikira, hari ngira ngo ari nacyo cya nyuma, ngo ntibukihorere, ngo mugire imitima iboneye. Umutima uboneye, kwihorera ntabwo ari byiza. Umuntu ntabwo yagukorera nabi. Ndabizi twirwa dukorerana nabi, turabeshyerana, tukora muri yo kibagenzi bacu babirukana ku kazi, twirwa dutikura ngo abantu batandukane, urwango rudafite inyungu, amatiku adafite icyo yinjiza, umutima mu udafite akamaro. Ariko mbabwire, mureke imitima yacu tugire clean. Ese uryamye mu gitanda cyawe ukumva ntawe wahemukiye, ntibiguha amahoro? Ukumva ntawe wavuze nabi, ukumva ntawe wateranyije? Wakumva abantu babiri bakuzanyeho impaka zabo, ukavuga utariko mwigeze kuba inshuti, mwicare muganire, kugira bitakuzaho, ukabikora mu buryo bw'ubwenge. Ntago ari uburyarya, ariko ugakora mu buryo ki utanduza umutima wawe. Kandi n'umuntu yaba ari inshuti yawe, mugenzi we akamukuregera, we kugira injustice ngo nuko umuntu ari inshuti yawe, mubwira uti kabisa vraiment ntago wakoze neza, mufashe kino kibazo mukivemo. Hari ukuntu ngiye ntekereza ko nta kintu kimwe Imana idatangira ubwenge. Ikintu cyose Imana igitangira ubwenge, cyane cyane ko ibishaka ngo tudakorwa n'isoni cyangwa tutitwara nabi. Navuga ngo mu bapagani, Imana ibishaka kugira ngo twitware neza, n'abatureba batwigireho. Buriya hari imbuto tubiba umunsi ku wundi. Iyo uvuga neza, iyo ugenda neza, iyo utavuga nabi, iyo udatukana, iyo utagira umushiya, iyo utazi kwirwa wiruka mu bitagufitiye umumaro, icyo gihe nagira mumenyeshe ko hari imbuto buri kubiba, hari ukwigiraho. Hari ukwigiraho. Umuntu ushaka kubaza ati ari kubigenza gute? Ni gute umuntu azakagura amagambo nk'ariya yose ukamureba? Atari njye nagira gutya. Ukamubwira uti reka mureka yigendere. Nese yari kumpa icyo adafite, nawe ampaye iki? Nkunda kumva ariya jambo rya Kristo yavuze ngo umuntu mubi atanga ububi bwo mu bubiko bwe, ngo n'umuntu mwiza atanga ubwiza bwo mu bubiko bwe. Nta muntu ushaka gutanga ikintu adafite, kandi nta n'umuntu wakwiyorobekaho kabiri gatatu. Umuntu ashobora kuza avuga neza, yigira mwiza, akora ibintu byiza, ariko niba afite ububiko bw'ikibi mu mutima, amaherezo azaba demaske, bizageraho bigaragare. Ariko umuntu mwiza ujya kubona ukabona umwaka urarangiye, undi ukazana kimushakaho icyo kintu cy'uko yaba kuryarya, kuko hari abantu batakizera abantu. Umuntu wese ukegereye ukajya uvuga uti wasanga hati ntawamenya, tukamanze ntegereze. Nibyo. Ariko yo Imana ijya idushoboza kugira ngo tugende nk'uko yo ibishaka. Haravuga ngo ntimukihorere. Kino gice cy'Abaroma 12:14 ni igice kinini, ariko kivuga imigenzo myiza. Ntimukihorere, ngo murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Murwanye uruhande. Pawulo yarakijijwe. Pawulo yari yarakiriye agakiza, ngo yegeye mu majuru, niba ari 9 niba arangahe, aravuga ati akirata imibabaro ye, akirata iki, ajya no gutaha aratubwira ati njyewe narwanye intambara yo kwizera, ngo ibisigaye aravangwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ariko yaraduhuguraga hano akatubwira ngo mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Ntabwo yari yirengagije ko mitima yacu twakiriye agakiza, twababariwe, byarangiye. Ariko yaravugaga ati iyi si n'urugendo, nukwezwa umunsi ku wundi. Aravuga ngo ibisigaye ngo
kuri 14 ngira ngo niho natangira avuga ngo ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyite abanyabwenge. Ntimukiyite abanyabwenge. Burya umuntu ufite ubwenge aca bugufi, ntushobora no kumenya ko abufite, ahubwo akora ibikorwa abona ko adisi ni umunyabwenge, ariko aba afite umutima wo guca bugufi. Umutima wa mbere w'Imana ni uguca bugufi. Ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, niho harava ngo ntimukihorere, ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, ngo mwirinde ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo. Guhora ni ukw'Imana. Guhora ni ukw'Imana. Ntukajye uvuga uti kanaka kuko yangiriye iki ndamwihoraho, ndagenda nkore gute, ndagenda muteranye na kanaka, ndagenda mubuze iki giki ntakibone. Guhora ni ukw'Imana. Ngo ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo. Ngaho tekereza wagiye kwihorera, uburakari se bw'Imana bwawe bukiguhoreye? Kandi Imana yiguhorera biri permana. Iguhorera biri permana. N'umuntu iguhoreyeho arabimenya ko azize wowe. Ariko iyo umwihoreye hose muba mutandukaniye hehe? Ngo guhora ngo n'ukwanjye. Sibyo ngo ngo abantu bose bakundwa ntimwihorane, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo. Ngo kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa. Ngo kuko mugira mutyo uzaba umurunzeho amakara ku mutwe, ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe icyiza. Ubundi umwana wabyawe n'Imana nta kibi kiba mu mitima ye. Niyo hari ikibi yakoze arara yabuze amahoro. Ngo murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Yesu we yaravuze ngo ese niwihorera ukabana n'undi nabi, uzaba utandukaniye he n'abapagani? Niko yavuze, niko muri pretext numva niko yabivuze muri iyo sanse. Ngo muzaba mutandukaniye he? Aravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, ngo wange umwanzi wawe. Ngo ariko njyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, mubasabire ababarenganya. Musabire uvuga uti Imana nubwo yangire gutya nawe siwe, mugenderere muhurumuri, mushoboza umpe no kumubabarira nawe kandi umugendere nubwo tuba tugifite imibabaro mu mutima. Ngo nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, ngo kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza. Nuvuga ngo